Yes, reka twongere tubasuze inshuti bakunzi aho muri hose, reka tubifurize kugubwa neza ndetse tunakomeza kubasabira imigisha y'Uwiteka kubasesekaraho mu byo mukora byose bibagendekere neza. Uyu munsi rero tudatinze reka tugaruke ku nkuru ya Muheto Divine ndetse n'umugabo witwa Jean Bosco cyangwa se muzi cyane ku izina rya Fata ku Mavuta. Uyu munsi nibwo bagiye kuburanishwa nko kuri kubibona kuri iyo video. Aha ni ku rukiko rwa Kicukiro, niho bagiye kuburanishirizwa. Ni mu gitondo ubwo mu masambiri bari bahageze nk'uko byari biteganyijwe n'ubundi kugira ngo babashe kuburanishwa. Uramubona Muheto Divine nuko ameze. Fata ku Mavuta ari gucaho yirukanka cyane, sinzi impamvu ari gucaho bingana kuriya, ariko no kubyifashe hano ku rukiko rwa Kicukiro. Ndetse tubibutsa bimwe mu byaha, reka duhere kuri Fata ku Mavuta. Bimwe mu byaha ari kuregwa ni ibyaha byo gusebanya, ndetse hakiyongeraho n'ikindi cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa cannabis cyangwa se urumogi. Ndetse ibi akaba ari byo byatumye agezwa mu rukiko uyu munsi, aho agiye kuburanira ndetse yaba umwere, akaba yarekurwa by'agateganyo cyangwa se yaba atarekuwe agafungwa ya minsi 30. Murabizi niko bigenda. Uyu munsi rero turi kwibaza, ese uru rukiko ruraza kurangira rute? Biraza kugenda bite? Murabizi Fata ku Mavuta yagiye yihanangirizwa kenshi bamubuza kugira ibintu bibi agenda avuga ku bandi akoresheje ububasha afite bwo kuba ari umunyamakuru cyangwa se akora mu itangazamakuru. Ibyo rero yagiye ahamagarwa kenshi kuri RIB, ndetse akabica amazi, akabona nkaho ntacyo bimaze ibyo bari kumubwira. Ariko burya inzego z'umutekano cyangwa se uru rwego rwa RIB rugenza icyaha ruba ruri steady kandi ruba rwiteguye gukurikirana buri ntambwe yose watera mu gihe washaka kubangamira umutekano w'abandi ndetse n'uw'igihugu muri rusange. Ruba rwiteguye kugeza aho kwiriye kuba. So rero ibyo nibyo byagiye bimugarukaho cyane, ndetse bikanamugiraho ingaruka, biza gutuma afatirwa umwanzuro wo gufungwa. Aka kanya rero uyu munsi akaba aribwo yagiye kuburanishwa. Ndetse tukaba tubibutsa ko mu bantu yagiye yibandaho cyane, akabaserereza cyangwa se akabavugaho ibintu bitari byiza, yibasiraga cyane cyane abantu bafite aho bahuriye n'uruganda rw'umuziki. Nk'uko tuheruka kubabwira mu nkuru yacu yaherutse, Fata ku Mavuta murabizi yagiye yibasira The Ben n'urugo rwe cyane, atari The Ben gusa, ndetse n'umugabo witwa Ngabo Medard n'urugo rwiwe cyangwa se uwo muzi ku izina rya Meddy. Ibi byose rero byagiye bituma RIB imuhamagara kenshi, ariko inama bamugiraga cyangwa se ibyo bamusabaga nta na rimwe yigeze ashaka kubyubahiriza cyangwa ngo akurikize amategeko y'ibyo yari ari kuregwaho. Reka turebe uno munsi, ese Fata ku Mavuta cyangwa se Bosco araza kugira amahirwe yo kuba yagirwa umwere? Ariko sinzi ko byoroshye, kubera ko already ubwo yapimwaga na Rwanda Forensic basanze uyu mugabo afite ikigero kiri hejuru cyane cyo kuba yarakoreshaga ibiyobyabwenge, ndetse bishobora kuba n'intandaro yo gutuma atagira amahirwe yo kurekurwa, kubera ko ibi ngibi bishobora gufatwa nk'aho ibyo yakoraga yabikoreshwaga n'ibiyobyabwenge, kuko nyine bitewe n'uko bamupimye bagasanga ku kigero cy'umuntu uri normale, we yarakubye biteye ubwoba. Kandi ibi ni nabyo byatumye akorerwa ikirego ndetse akagezwa no mu rukiko. Ubu akaba aribwo agiye kuburana. So rero ntabwo tuzi uko biri buze kugenda, natwe turi hano ku rukiko kugira ngo tubashe kubakurikiranira neza, turebe uko biri kugenda, ndetse tunatohoza amakuru neza. Ugufata ku Mavuta biramutse bidakunze, yahita ko abanza gufungwa ya minsi 30 y'agateganyo, cyangwa se akarekurwa
kwishyurwa. Ibyo byose rero biraza guterwa n'amahirwe n'umugisha uyu munsi yabyukanye cyangwa se uko urukiko ruri buze kubyanzura. Reka dutegereze turebe. Ntabwo ari we wenyine gusa uyu munsi uri buburanishwe kuri urukiko nk'uko ubibona na Muheto Divine nawe hari ibyaha byinshi aregwa, we ni ibyaha agahishyi ni ibyaha agahishyi kubera ko nimba mwarabonye statement ya RIB yagaragaje y'ibyaha uno Muheto Divine aregwa ni byinshi pe, ni byinshi kandi byose biramukoraho biramugarukaho kuko nta wundi babifatanyije kandi ntabwo ari ibyaha byavugwa ko ari uguhimba cyangwa se kumubeshyera. Ni ibigaragara nk'uko akekwaho cyangwa se aregwa kwangiriza ibidukikije, kugonga ndetse akaniruka. Murabizi mu minsi yashize ubwo yakoraga impanuka mwabonye mu byo aregwa kwangiriza harimo umukingo yagonze n'ipoto. Ibyo rero birimo kwangiriza ndetse akaba ibi byaha byose bikaba biri kuri Muheto Divine, ndetse hakaba harimo no kuba yaragendaga akagonga akirukanka cyangwa se no gutwara ikinyabiziga atabifitiye uburenganzira cyangwa se adafite uruhushya rwa permis rumwemerera gutwara ikinyabiziga. Kandi ibi ubwabyo nacyo ni icyaha gikomeye cyane, murabizi gihanirwa n'amategeko kuba watwara ikinyabiziga udafite uburenganzira bwo kugitwara. Ibi byose rero nibyo Muheto Divine aregwa kandi ko kurumva ni byinshi. Nawe turi kwibaza nimba wenda bari buze kumugirira kubera ko ari nyampinga cyangwa se bakavuga ati wenda tuvuge ko Divine Muheto akiri mutoya, ibi byaha akaba yakoroherezwa ndetse akababarirwa. Ariko ntago tubizi, burya mu rukiko ntago bagendera ku marangamutima, bagendera ku bimenyetso bihari kandi icyo baba bashaka ni ukuri ku bihari, ndetse nyine byagutsinda ukagezwaho ukwiriye kugera. So rero Muheto Divine abamukunda, abamushyigikiye, abamwitaho mu musengere nk'uko yanabibasabye ku rukuta rwiwe. Bimwe nkanibaza nimba Muheto Divine hano yarafungiwe yarafite telefone, kuko yatanze ubutumwa avuga ngo mbere ya byose mumubabarire ibyaha nyine aregwa, mumubabarire nimurangiza mu musengere cyane muwe hafi, kuko uyu munsi nyine ni umunsi agiye kuburanishwa. kandi buriya muri wese iyo ageze imbere y'urukiko ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye inshuti, ntabwo ari ikintu cyiza wakifuriza umuntu wawe kuba yagezwa mu nkiko, kuko byanga byakunda icyaha kimwe gishobora kugufunga ugasanga ubuzima bwawe ugiye kumaramo iminsi muri gereza kandi atari byo wigeze wifuza. So rero Muheto Divine nibyo yabasabye, nizere ko benshi muri kumva aka kanya kugira ngo Imana ize kumworohereza urubanza rwe rugende neza, ndetse n'ibyo aregwa bashiremo inyoroshya bamworohereze, wenda yanakisubiraho cyane ko aracyari muto kandi ntarirarenga, ashobora gukora ibi bintu byose kubera abikoreshejwe nyine n'amaraso y'ubuto. Murabizi urubyiruko nyine tuba tugifite ya maraso ashyushye kandi tuba twumva ko ibintu byose byoroshye, ariko mbere y'uko ibi biba reka ngire n'abantu bamwe inama, mujye mugerageza mumenye ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, kandi uko waba umeze kose, urwego waba uriho rwose, itegeko riraza rikakugonga kandi rikujyana hamwe utakekaga ko wagera, rikwicazanya na babandi utatekerezaga ko mwakicarana. So kandi ibi nibyo nyine bituma u Rwanda rukomeza gushikama ndetse rukaba runafite ubudahangarwa, kubera ko ikintu cyitwa itegeko kimikirijwe imbere kandi nyine itegeko rirakurikizwa iyo bigeze ku byaha runaka. Ntago witwaza ngo uri runaka cyangwa se ngo uri iki muri sosiyete utuyemo. Niyo mpamvu rero mukwiriye kujya muca bugufi mukabanza mukamenya ko itegeko rirakugunda uko waba ubeshya kose. Reka dukomeze dukurikirane urukiko uko ruri kugenda, kandi n'ubundi turaza kubageza amakuru y'imyanzuro y'urukiko rwafashe. Turabakunda cyane, ngenda Masifa W'Imbabazi.